Bavandimwe, nongeye kubasuhuza ngo amahoro ya Kristo abane n'imitima yacu twese, izina rya Yesu. Reka dushimire Imana cyane ikomeje kutwitaho kandi ikaduha amahirwe yo kubaho, niyo gushimwa ibihe byose. Imana ihimbazwe. Tugiye kwigana icyigisho rero, kiraza kuba gifite umutwe utubwira ngo ese koko nibyo wagombye kuyitura? Reka dusenge. Data wa twese, Imana ikomeye kandi ikiranuka, izina ryawe rihimbazwe. Uri umutunzi w'imbabazi kandi urifuza kutugira neza mu buryo bwose bushoboka. Nta kintu na kimwe ujya ukorera kuduhima, nta kintu na kimwe ukorera kuturakaza. Ibyo ukora byose ni ku mugambi mwiza wo kudukiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero turagusabye kugira ngo ubwo tugiye kwigana ijambo ryawe, ubane n'imitima yacu kandi utwuzuze ubwenge bwo kugukunda no kugukorera. Mana, udufashe, utwongere imbaraga zo gufata ibyemezo nyakuri kugira ngo tubashe kukubaha, uhabwe icyubahiro. Ngaho utuyobore mu ijambo ryawe by'ukuri, kandi Mwuka wawe wera aba n'imitima yacu, mu izina rya Yesu. Abavandimwe, reka mbashimire ko mugikomeje kubana nanjye mu gutega amatwi ibyigisho tuba twabateguriye, nigiramo namwe mukigiramo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nk'uko nari mbibabwiye rero, tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ese koko nibyo wagombye kuyitura? Ubundi ngo hari amakosa ageze kuri abiri abantu bajya bakora. Ikosa rya mbere ni ugusaba uwo wimye, ikosa rya kabiri ni ukwima uwaguhaye. Ibyo bintu byombi ni ibintu bitangaje umuntu ashobora gukora ntabure kugaragara nk'umupfapfa, cyangwa ntabure kugaragara nk'injiji, cyangwa se ntabure kugaragara nk'umuntu wiyobagiza akirengagiza ibintu yagombye gukora. Mu by'ukuri ibyo bintu bibiri bikwiriye kuzirikanwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Kwima umuntu waguhaye ni ishyano, kandi kwima uwaguhaye nabyo ni ishyano. Kwima umuntu waguhaye ni ishyano, kandi no gusaba uwo wimye nabyo ni irindi shyano. Ibyo bintu byombi rero biragendana, ariko dukwiriye kwirinda ko byose nta kintu na kimwe muri byo kibereye umuntu. None turi kwibaza ikibazo kitubaza ngo ese koko nibyo twagombye kuyitura? Ese iyo witegereje imibereho yawe, ukitegereza ukuntu ubayeho, n'uko wari uriho, n'uko wasengaga uvuga mbere y'uko uba ukuriho, wagombye kuyitura ibyo uri gukora uyu munsi wa none? Hari ibyo ushobora gukorera inshuti yawe magara, ikavuga ati ntabwo nari nzi ko umuntu yankorera ibintu nk'ibi ngibi. Nyamara kubera iyihe mpamvu, uburyo mwabanye, uburyo mwagendanaga, ndetse n'ibyo mwakoraga muri kumwe, akibaza uburyo ushobora kumuhemukira mu rwego rungana gutyo. Nubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntihakagire umuntu wiringira umwana w'umuntu, kandi ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe, ariko mu by'ukuri hari ubwo tugirira abantu icyizere kubera bwa bushuti tuba twubatse, kubera urukundo ruba ruri hagati y'abantu n'abandi, ariko bikarangira habonetse ubuhemu. None reka tuze kuri twebwe ndetse n'Imana yacu yaturemye, tuze twitegereze mu mbese twebwe uko tubayeho, ndetse n'ibyo Imana yadukoreye, haba kuturinda, haba kutugira ibyo iduhereza muri ubu buzima. Ndavuga kuba dushobora kuba turiho kandi tuzi yuko abandi bapfuye bigashoboka. Mbese ibyo dukora uyu munsi wa none, ibyo ukora, ibyo nkora, tubisuzumira imbere y'Imana, nibyo twagombye kuba dukora? Mbese Imana ibyitegereje irabishima ati rwose aba bantu banyuzwe n'ibyo nabakoreye? Tugiye kurebera amagambo hamwe mu byanditswe byera. Reka tubanze turebe amagambo ari mu gitabo cyo Kuva, igice cya 17. Ariko mbere yuko tujya mu gice cya 17, urugendo rw'Abisirayeli mwese muraruzi, muzi uko rwakozwe, muzi aho byaturutse kugira ngo Abisirayeli bisange muri Egiputa. Ntago ariho bagombye kuba bari, bagiye kubw'impamvu twese tuzi. Muribuka Aburahamu ubwo yari amaze guhabwa isezerano y'uko Imana izabana nawe ikamurinda, ubwo yari ari gutamba ibitambo agasinzira, kugeza ubwo Uwiteka amubwiye ngo dore wasinziriye, none kubera icyo wakoze ntushobore kurinda igitambo cyawe, ndagira ngo nkubwire yuko ubwoko bwawe buzajyanwa mu gihugu cy'amahanga bukamara imyaka 430. Iyo myaka nirangira nzongera mbagarure mu gihugu cy'isezerano nagusezeranije, ariko ndongera kukubwira yuko ngewe nubwo wananiwe kurinda isezerano wari wampaye yuko uri buze kurinda ibyo bitambo byawe nk'uko nabigusabye, ariko njye mbasha kurinda ijambo ryanjye navuze. Imyaka 400 yarashize rero, nuko ubwoko bwa Isirayeli bugaruka, bufata urugendo rwo kugaruka mu gihugu bwaturutse, cyangwa se
cy'isezerano, aho sekuruza Aburahamu yari yarabwiwe ko agomba kuzatura ndetse n'ubwoko bwe cyangwa se n'abamukomotseho. Ntabwo ndi bwinjire muri ayo mateka cyane, ahubwo ndifuza kugira ngo turebe kuri ubwo bwoko bwa Isirayeli. Reka duhere ku nyanja, bukiva mu Egiputa twarabibonye no mu byigisho byabanjeho gatoya, nubwo tuzagenda turushaho kubibona. Baratatse bituma Imana ibakura muri icyo gihugu cya Egiputa yagombaga kubavanamo, ariko igihe Imana yabikoraga ikabakura mu gihugu cya Egiputa, ntabwo bwari uburyo bwo kugira ngo bagende bikorera ibyo bishakiye, ahubwo yabakujeho amaboko akomeye cyane. Ariko impamvu yabakujeho amaboko akomeye kwari ukugira ngo kwizera bafitiye Imana gukomeze gukura kujya mbere, aho kugira ngo gusubire hasi. Tubona rero batangira urugendo, Mose aje akabahereza ibimenyetso bigaragaza ko ari Imana imutumye, maze bamwakirana amaboko yombi, baremera baramukurikira, bemera ko ari Imana imuyoboye koko. Nuko bambuka inyanja itukura birakunda. Mbere yaho gatoya babanje gutongana kugeza ubwo Mose abanje gusaba Imana ngo igaragaze ikimenyetso gifatika. Imana igaragaza igitangaza kidasanzwe, baca mu nyanja baratambuka. Ikintu cyari gisa naho gikomeye cyane cyatumye baririmba indirimbo. Nuko ku gice cya 14 haratubwira ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageza kubakurikira bararengerwa. Iki gice cya 14 kiboneka mu gitabo cyo Kuva cyangwa se igitabo cyo kuvanwa mu Misiri. Igice cya 14 hagaragara ugukomera kw'Imana n'imbaraga zayo zabashije gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, nuko bakagera mu gihugu cy'isezerano. Nshuti zanjye, buriya iki gitangazo cyo kugira ngo Imana ikure Abisirayeli mu Egiputa, ubundi kiraza kigahita gihagararira mu mwanya Satani, uburyo Satani aba yifuza gukomeza abantu, uburyo Satani aba yifuza kuzirikira abantu ahantu hamwe, ariko tukongera kubona imbaraga z'Imana zibasha gukura abantu mu maboko ya Satani, noneho zikabashyira mu mwanya Imana yifuza kubashyiramo. Rero igitangazo cyakozwe cyo kuvanwa mu Egiputa n'ukuboko kwa Mose, ariko atumwe n'Imana. Ubwo ni ukuboko kw'Imana ariko kunyure muri Mose, bakaba kwambuka inyanja itukura. Nabwo tubabonerera gukomera kw'Imana. Tubona ko kuri buri ntambwe kuva mu Egiputa n'uburyo Satani yabanje gukaza umurego kugira ngo abe kumucika, bihita bigaragaza urugamba Satani arwana kugira ngo umunyabyaha ye kumuva mu biganza. Ariko tukongera kubona ukuntu Imana nayo ikoresha imbaraga zayo mu bushobozi bwayo. Iyo umunyabyaha atatse, ukuntu Imana ihita yifuza kumurokora kubera ko yatatse. Twagiye tubibona kenshi. Niki gituma Imana itegereza ko umuntu abanza gutaka? Ni ukugira ngo uwo muntu abe umuhamya hagati y'Imana na Satani, yuko umuntu arambiwe ububata yari arimo bwa Satani, noneho ko akeneye kuba uw'umudendezo binyuze mu Mana cyangwa se binyuze muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atatse ari kubwira Yesu ngo ntabara kuko sinejejwe n'ahantu mperereye, Imana ikintu ihita ikora, ihita ibwira Satani ngo urabona yuko uyu muntu wanjye arambiwe ubucakara yari arimo bwawe, nayo mpamvu ari gutaka. Aho bigeze rero ndi kubona nkwiriye kumurokora nkamutabara, kuko ubutabazi bwanjye arabukeneye. Nuko Imana ikazana amaboko akomeye, ikazana amababa ameze nk'ay'ikizu, ikarokora uwo muntu w'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi wa none, iyo utarataka ntabwo ushobora kubona ubutabazi bw'Imana. Iyo utaringinga ngo wumve yuko icyaha kikubangamiye ku rwego wumva ushaka kugicikaho, ntabwo ubutabazi bw'Imana ushobora kububona. Ariko reka tugaruke noneho ku cyigisho turi kwiga. Ese koko nibyo wakagombye kuyitura? Vandimwe, aba Bisirayeli turi kubona hano mu gice cya 14, Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Imana yakoze igitangazo gikomeye cyane. Kino gice cyose nugisoma, nuko Abisirayeli bahabwa amahirwe barambuka. Bamaze kwambuka iyo nyanja rero, tubona yuko Farawo, abasirikare ba Farawo ndetse n'amafarashi yarabahetse, byose bigwa muri iyo nyanja kandi birarimbuka. Ibi ngibi bigaragaza uburyo Imana imaze kubabarira umunyabyaha. Rya somo ritubwira ngo ni njyewe ubabarira ibyaha byawe kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Rero ni ukuvuga ngo iyo Imana imaze kubabarira umuntu ibyaha, biragenda bikajyanwa nk'uko ingabo za Farawo ndetse n'amafarashi byagendanye.
Yego nibyo, Farawo ntabwo yapfuye muri urwo rugamba, ariko aho yari akomereye, ubwo ndavuga mu mbaraga yari afite mu basirikare ndetse no mu mafarashi, byasaga naho yacitse amaboko. Niko bimeze no muri iki gihe. Nibyo Satani aba akiriho, ariko iyo Kristo akurokoye akagukuraho ibyaha byose Satani yari yaragukoresheje, akagukuraho ibyaha byose byari byararanze ubuzima bwawe, nibyo Satani aba akiriho, ariko aba asa n'uwacitse amaboko. Igihe cyose waba ukiringiye iyo Mana, Satani ntashobora kongera kugushuka. None se niba waragize amahirwe yo kuva mu biganza bya Satani, hakaba hari ahantu wamaze kwerekeza, mbese imibereho ubayeho niyo wagombye kuba uriho? Ni iki gituma abandi bantu batari muri icyo gice, ni iki gituma abandi bantu bifuza kuva muri ubwo bubata bwa Satani ariko ntibashake kuvayo burundu? Hari abantu bagiye bava mu byaha bakavamo igice, bakavayo igice, kugeza ubwo babizana no mu itorero, bagakomeza kubaho imibereho babagaho hanze, ariko bagasa naho ntacyo baha agaciro ku by'Imana yabakoreye. Reka ntegutindaho. Hari indirimbo aba bantu baririmbye igaragaza kunyurwa kwabo. Reka mbere ku murongo wa 30 w'igice cya 14 mwumve ngo uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Uko niko gutinya Uwiteka, kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Ikintu Imana yari yakoze binyuze muri Mose byatumye bakimara kubona intumbi z'Abanyegiputa hafi aho ngaho ku nyanja, baravuze ngo Uwiteka arakomeye kandi arahambaye. Nuko bamaze kubigenza gutyo, batinya Uwiteka kandi baramwubaha, ndetse bubaha n'umugaragu we Mose. Iyo Kristo yamaze gukora igitangaza mu bugingo bwacu, akaturokora iteka ry'urupfu twari dukwiriye gupfa, nuko imitima yacu akayihindura mishya, turavuga tuti nta yindi Mana iriho, nta yindi Mana ishobora byose ibasha gukura icyaha n'ubunyacyaha mu bugingo bw'umuntu, ikamukuramo umutima uwuciraho iteka. Nuko rero hashimwe Imana, kandi hashimwe Kristo watumwe kugira ngo aze kuba incungu yanjye, aze kuba incungu yawe. Ibi nibyo bihita bihinduka ibituma abantu banezerwa. Ntabwo byagarukiye aho ngaho rero. Ntabwo byagarukiye aho ngaho, ahubwo tubona mu gice cya 15 indirimbo ya Mose. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati: ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwo ihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo zanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishimiye, ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo ahantu duhita tubona ugukomera kw'Imana kudasanzwe kwabashije gukura aba bantu mu maboko ya Satani, kandi baririmbye indirimbo kuko bari banyuzwe n'icyo Imana yabakoreye. None se ahari waba waragize amahirwe yo kuva mu Egiputa, birashoboka niba waravuyeyo hari indirimbo idasanzwe waririmbye, ibyanditswe byera bigenda bigaragaza indirimbo idashobora kuririmbwa n'undi muntu, ahubwo iririmbwa n'umuntu wakorewe icyo gitangaza. Nuko Abisirayeli bamaze kuririmba iyo ndirimbo rero, icyo gice cyose muzagisome, muzabona ko hari imbaraga idasanzwe yagaragaye muri iyi ndirimbo. Ni indirimbo ifite imirongo minini cyane, cyangwa miremire baje kuririmba. None se uko kuririmba n'uko guhimbaza kwarakomeje. Ku murongo wa 22 haranditse ngo: Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, nicyo cyatumye ahitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati: turacyanywa iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi, ahinduka meza. Arabwira ati: nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo ngutegeka byose, nta ndwara nzaguteza
muzo nateje abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Baritotomba, ariko kuko Imana yabakundaga iravuga ati ntacyo, ahita ibwira Mose ngo fata kiriya giti kijugunye muri ayo mazi, arahita ahinduka meza. Mbese ko bari bamaze kubona igitangaza kuri kubona nta n'intambwe n'imwe yari yagatambutsemo, kwari bwo bari bamaze kuririmba indirimbo, mbese byari bikwiriye yuko mu minota mikeya cyane bitotombera Uwiteka kuko amazi abuze? Cyangwa wari umwanya wo kubwira Imana ngo niwe watwambukije inyanja itukura, kandi niwe wadukuye mu maboko ya Farawo, nta hantu hadukure kuko urabishoboye. Mbega ukuntu abantu benshi Imana yabakuye mu byaha, ikabakura mu bucakara bwa Satani, ikabakura aho batekerezaga ko badashobora kuva, ariko uyu munsi baribagiwe. Ni abantu bangana iki bongeye kwibagirwa bagasura mu biganza bya Farawo? Ni abantu bangana iki bamaze kwibagirwa kugeza ubwo basubira mu biganza bya Farawo? Za ntumbi za Mose, za ntumbi z'Abanyegiputa zagaragaye ku nyanja, nuko Abisirayeli bakarimba indirimbo ngo Farawo, ingabo za Farawo n'amafarashi Uwiteka yabiroshye mu nyanja, aribyo bigereranya ibyaha. Ni abantu bangana iki bongeye gusubira mu byaha kandi barabirebesheje amaso ko Imana yabibakuyeho? Inshuti zanjye, suzuma neza. Nyamara nta kindi kibitera ni ukwibagirwa. Iyo umuntu yibagiwe aho yavuye, ntabwo ashobora gukomeza urugendo, ahubwo bimutera gukora amakosa menshi ndetse n'ibyaha byinshi. Iyo twibagiwe ibyo Kristo yadukoreye, ntabwo dushobora gushidikanya, ibyaha biratangira kandi ibyago bikatuzaho, kubera ko twikuye mu burinzi bw'Imana. Niba ushaka gukomeza kumva imbaraga z'Imana zikugendaho, niba wifuza gukomeza kumva ubwenge bwawe bukorana n'ubw'Imana, kandi ukumva unyuzwe n'uko wahisemo neza, n'uko wabana n'Imana intambwe ku ntambwe, udaciye iburyo cyangwa se ngo uce ibumoso. Abisirayeli intambwe ntoya bari bamaze gutera bakiva mu Egiputa, Kristo amaze kubarokora binyuze muri Mose. Kandi mwibuke ko hari inkingi y'igicu yagendaga hejuru yabo. Iyo nkingi yari Kristo ubwayo, yahindukaga umuriro nijoro, rikabera urumuri rubamurikira, kandi kongera igahinduka igicu kibakingira izuba ku manywa, kugira ngo babeho bafite amahumbezi, bumva ko bari mu gicucu cy'Uwiteka. Kristo niko ajya abigenza. Iyo turi kugenda, agerageza gukora uko ashoboye kose, akatuzitiza amategeko ye, akatuzitiza amasezerano ye, akatuzitiza urukundo rwe, akatuzitiza impuhwe ze, kugira ngo impande zose tujye twumva dutekanye. Nyamara abantu benshi bikura muri ubwo burinzi, maze bakishyira aho bashobora gukora icyaha bigakunda. Nize amagambo akomeye mu gitabo kimwe, baranditse aravuga ngo ntabwo dukwiye kwishyira ku rubuga runyerera dutekereza ko dushobora kuhabona uburinzi bw'Imana, kuko hari inzira yashyiriweho abashaka kugenda batunganye kandi bafite imitima itekanye. Rero igihe twishyize ahantu, twebwe tukishyira ahantu Kristo atifuza ko tugomba kujya, nta burinzi bw'Imana dushobora kuhakura. Niyo mpamvu uwo gushidikanya ntabwo azabura gushidikanya igihe abishaka. Niyo nayo mpamvu rwose nushaka gushidikanya ntabwo uzabura ibigushidikanisha, ariko nushaka gukomera ntazabura ibimukomeza, kuko nabyo birahari ari byinshi. Mbese ibyo uri gukora uyu munsi wa none, mbese nibyo wagombye kwitura Uwiteka Imana yawe? Icyo Kristo yagukoreye akagukiza kandi akakurokora, nibyo byagombye gutuma uhakana Imana yawe? Reka ngaruke, kuko nize yuko Imana ijya yemera kudukoresha cyangwa se kudukorera imirimo n'ibitangazo byo muri ubu buzima, ikadukura mu buzima bumwe ikatujyana mu bundi, ariko byose bikora kugira ngo habeho gukomeza kuzirikana ibyo Imana yadukoreye. Inshuti zanjye, mbese muri ubu buzima ibintu Imana yagukoreye, ikagukura aho wari uri ikakugeza aho yakugejeje, ikaguvana wenda tubye niba nta kazi wari ufite ikakaguhereza, kandi uzi ko hari abandi benshi babuze akazi. Niba hari ubuzima wari urimo butari bwiza, ugasenga ubwira Imana ati nunkura muri ubu buzima nzagushima kandi sinzareka kogeza izina ryawe, kandi sinzabura gutanga ituro rigaragaza yuko nejejwe nuko wangiriye neza. Mbese ahari ibyo bintu bacyabizirikana? Ibi bintu bikwiriye kumvikana kandi bigahabwa agaciro ku rwego rukomeye cyane. Irinde kandi urinde umutima wawe, urinde ubuzima bwawe, wirinde ko wahinduka umuntu ushobora kugomera Imana binyuze mu bitekerezo byawe, wirinde ko ushobora kuba umuntu ushobora kugomera Imana binyuze mu kudahereza agaciro ibyo Imana yagukoreye. Inshuti zanjye, ndabingingira kandi ndabinginga ku rwego rukomeye, kugira ngo uyu mwanya mufate umwanya mutekereze cyane
ku buzima Imana yabatambukijemo ndetse no ku byo yabakoreye, nimurangiza mufate umwanzuro wo kuvuga ngo noneho Mana, aho naringereje ndambiwe kuba mu buzima bw'ubucakara bwa Satani, ndambiwe kubaho ngendera munsi y'ubutware bwe, ndifuza kongera kunkomeza, ndongeye nibutse ahantu wankuye, nibutse ibyiza wankoreye, nibutse ko wamvanye mu maboko akomeye ya Satani, nibutse ko wanyambukije inyanja itukura, nibutse ko wambabariye ibyaha, nibutse yuko ari amasezerano menshi wampaye yuko uzabana nanjye. None ndagarutse, ngirira neza, wongere umpe umutima mushya, kandi wongere unsubize kuri gahunda, kugira ngo ubugingo bwanjye bube bukwishimiye. Nta kabuza Uwiteka azabikora. Abisirayeli rero ntabwo bigeze banyurwa n'icyo Imana yabakoreye, kuko nuva aho ngaho ugakomeza ukajya mu gice cya 17, mu gice cya 16 tubona aho hantu binubira ibyo kurya Imana yabaherezaga. Igihe Imana yari ishimye kubahereza manu, baraziriye nibyo kandi bumva banyuzwe nazo, ariko mu gihe runaka bahita bongera bumva iyo migisha Imana ibahaye ntabwo ibahagije, birangira bivovoteye Uwiteka. Igice cya 17 nacyo hari amakuru kiduhereza. Turi kwigana ijambo ritubwira ngo mbese koko nibyo wakagombye kuyitura? Nshuti zanjye, reka twumve. Babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu. Nta mazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose, bakamubwira bati, duha amazi tunywe. Mose arababwira ati, murantonganiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abavandimwe, muri kubona ko ni ibice bisa naho bigiye bikurikirana. Bari babonye ukuntu Uwiteka yabakoreye igitangaza, akabahereza amazi mu gihe batekerezaga yuko ayo mazi batenda kuyabona. Murabona yuko ni ibice bikurikiranye, kandi bigaragaza yuko harashize igihe gitoya cyane basa naho bavuye ahantu kandi babonye igitangaza cy'Imana. Nuko ntibabwira Uwiteka bati, ni ukuri tubuze amazi yo kunywa hano, kandi turabizi ko ubushize wakoze igitangaza igihe amazi yaruraga ukayagira mazima, kandi turabizi wadukuye mu nyanja itukura, ntabwo wananirwa kuduhereza amazi yo kunywa. Icyo watorokoyeho nicyo gikomeye cyane. Abantu barakizwa ibyaha, Kristo akababarira ibyaha, bakabimenya ko bababariwe, ariko bagera ku cyerekeranye n'icyo kwambara n'icyo kurya cyo mu nzu bagatakaza ibyiringiro. Muribuka umuntu Kristo yakijije abantu bakamubwira ngo ariko uriya muntu arigereranije, ubundi ninde wamuhaye ubushobozi bwo gukiza abantu ibyaha? Nuko Yesu arababwira ngo mbese ikigoranye ni ikihe? Ni ukubwira umuntu ngo haguruka ugende, cyangwa ikigoranye ni ukubwira umuntu ngo ibyaha byawe birababariwe? Ahita abwira cya kirema ati, haguruka wikore uburiri bwawe wigendere. Byari bishatse kuvuga iki? Mu by'ukuri kuri Kristo ikintu gikomeye akwiriye gukorera abantu kandi abakeneyeho, cyamunyaza ubuzima bwe akamara imyaka 33 ari ku isi adafite icyubahiro yagombye kuba afite mu ijuru. Abamarayika bamunamyaga umunsi ku munsi, akaza kwambara uyu mubiri. Ibyo bintu byamubujije icyubahiro, nibyo bintu bikomeye kuruta uko wakwingingira ipantaro, kuruta uko wakwingingira umwenda, kuruta uko wakwingingira ikintu icyo ari cyo cyose wumva ko ukeneye muri ubu buzima. Kuko icyahekuye Yesu ubuzima kikamuzana mu isi, kikamuza icyubahiro mu ijuru, nk'uko mu Bafilipi igice cya 2 tuhabona, ni ukugira ngo ubugingo bwanjye n'ubwawe burokoke. Ibindi byose rero yabwiye abantu, ababwira ngo ibindi byo muzabyongererwa, ariko nimubanze mushake Imana. Rero aba bantu Kristo yakuye mu maboko ya Farawo akabakora mu maboko ya Satani, bakwiriye kugira rwose ibyiringiro by'uko n'ibindi Kristo abasha kubikora. Nshuti zanjye, ndabingingira kugira ngo niba wumva kuko Kristo ari ibintu yagukoreye mu bugingo bwawe byitwa kukubabarira ibyaha, kandi akagira imico agushyiramo, wifata iyo mico ngo wongere uyisimbuze ibyaha, ngo ugarure ingabo za Farawo zari zarapfuye, wongere zigarure mu buzima bwawe. Ibyitwa amafarashi zagendagaho ngo wongere ubigarure mu buzima bwawe. Muri makeya, irinde kongera kugarura ibyo wari waratsinze binyuze mu kwishingikiriza ku Mana, ngo ubigarure mu bugingo bwawe, kuko ni ikimenyetso cyo guhakana Imana. Iyo twongeye gusubira ku byaha twakoraga, twari twararetse,
bya bindi Kristo yatobereye kandi akatubwira ntuzongere gukora icyaha ukundi, tukabisubiramo, ni uguhakana imbaraga z'Imana. Ni ukugomera Imana umuntu abihisemo. Ese ni uko nguko dukwiriye kubaho abavandimwe? Rwose ibintu bikwiriye guhinduka. Aba bantu rero mu gice cya 17 bagombye kubwira Imana bakayibwira ngo tunyuzwe n'ibyo wadukoreye kandi tunyuzwe n'imbaraga zawe, turinde gusubira inyuma ukundi. Ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo ngo bitotombeye Mose. Mose arabwira ati niki gituma munyitotombera kandi niki gituma mwongera kugerageza Uwiteka? Abantu bagirira inyota bitotombera Mose bati ni iki cyatumye dukura muri Egiputa kugira ngo twicishe inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati aba bantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera n'amabuye. Uwiteka abwira Mose ati nyiri imbere y'aba bantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaze inkoni, ukubitishe rwa ruzi ugende, ukubitishe rwa ruzi ugende, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli, nuko amazi araboneka. Yabigenjereje atyo imbere y'Abisirayeli rwose. Mose yaragifite gukomera ku Mana, ariko ngo abantu bari basigaje gato bakamutera amabuye. Ni ba bandi disi bari bamaze kubabarirwa ibyaha byabo, bakuwe mu nyanja itukura igereranya umubatizo, bakuwe mu bata bwa Satani, nta sano bagifitanye n'icyaha. Yesu yabakoreye ibitangaza nk'ibyo ngibyo, ariko bongera kugaragara bashaka kugomera Uwiteka mu buryo budasanzwe. Mbese bavandimwe, ibyo turi gukora uyu munsi wa none, ibyo uri gukora ntabwo biri kugaragaza kwibagirwa Uwiteka? Ese uracyafitanye amasezerano n'Imana? Ese uracyari kumva ijwi ry'Imana rivugira mu bugingo bwawe, cyangwa Imana yawe yashyize ku ruhande? Hari abantu nifuza kuvugaho ndi gusoza kino gice, ndi gusoza kino cyigisho. Zaburi ya 137 Zaburi 137 harimo amagambo yantangaje. Zaburi 137 harimo amagambo yantangaje rwose, nifuza ko dusangira, aho bigaragara yuko nta bapfira gushira. Reka dusome twumve icyo hatubwira. Haranditse ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibuka i Siyoni, ku biti bimeza iruhande rw'amazi ya hagati y'i Babuloni. Twari tumanitse inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Aha abana b'Imana bigeze kunyagwa, ariko banyagwa kubera iyihe mpamvu? Kuko ishyanga ryose ryari ryaranze Uwiteka, kandi abami bo muri icyo gihe bakaba batarakundaga Uwiteka, birangira Imana ishimye yuko ubwoko bw'Imana bunyagwa. Ariko abari bagihagaze neza, bahagaze mu masezerano y'Imana, nuko ab'i Babuloni bakababwira ngo nimuturirimbire, muririmbire Uwiteka Imana y'i Siyoni yanyu, natwe twumva ukuntu muririmba neza. Abo bantu bari babizi ko indirimbo z'i Siyoni ari nziza, kandi bari bazi yuko kuko Abisirayeli baramutse baririmbye, abantu bari baturutse i Siyoni baririmbye, koko ibyishimo babyumva. Mbega ukuntu abantu benshi bari kuririmbira i Babuloni, mbega ukuntu abantu benshi bari kuririmbira iyo ngiyo, kandi bari kuririmba babitegetswe n'abanyabyaha, bari kuririmba babitegetswe n'abapagani. Ntabwo dukwiriye kuririmbira i Babuloni, ahubwo dukwiriye kwinginga Imana ikongera ikadukuzaho amaboko yayo. Abakomeje gutaka, abakomeje kwinginga bakuweho n'amaboko akomeye, kandi Imana yarabatabaye, kuko Imana yatumye umugaragu wayo kuri icyo gihe abakurayo. Iyo abantu bakomeje kuniha bakabwira Kristo ngo turi i Babuloni, ariko ntituhanezerewe na gatoya, Kristo arongera agatanga itegeko akabakurayo, kuko niwe ufite izo mbaraga wenyine. Nuko barangije baramusubiza ngo twaririmba gute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Nintakwibuka, nintakundi Yerusalemu, nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Uwiteka ibukira abana Edomu, wa munsi w'i Yerusalemu. Niyo bavuze bati
nimuhasenye n'imfatiro zaho. Wa mukobwa w'i Babuloni we, utazabura kurimburwa, hazahirwa uzakwitura ibihwanye n'ibyo watugiriye. Nta byishimo bari bafite namba, ntabwo bari banejejwe no kuba aho hantu. Barataka, Imana irabumva, kubera ko bari bafite umutima wo gushaka kuririmbira i Babuloni. Ni abantu bangana iki bari kuririmbira i Babuloni? Ni abantu bangana iki bari kwica isabato kandi imbere barayubahaga? Ni abantu bangana iki batagikunda ibyanditswe byera? Ni abantu bangana iki bamaze guhakana gukiranuka kandi barakwishimiraga? Uwiteka abagirire neza kandi abarinde kuririmbira i Babuloni, ahubwo abahereze kumwitura ibikwiriye ibyo yabagiriye. Ni ukuri Uwiteka yavuze amagambo akomeye soza mu gitabo cya Yesaya igice cya 46 ku murongo wa 3. Mwumva isezerano Kristo Uwiteka yatanze. Yaranditse aravuga ngo murongo wa 3, nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibahetse. Ni njye waremye, ni njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imana ntabwo icyubahiro. Abantu bose biteguye gukorana n'Imana kandi bakagengwa nayo, Yesu yiteguye kubakora ibitangaza. Azabaheka kandi azahora abahetse, kandi nibataka bari i Babuloni azabakurayo. Nibataka batangiye kubona ingabo za Egiputa azongera kwegera imitima yabo, ari byo byaha bagiye batsinda, Kristo azongera begere, nuko yongere kurimbura izo ngabo kubwo guhesha izina rye icyubahiro. Nibyo mbasabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Turagushimye Data wa twese, kandi turagushimye kuri Imana ikomeye. Ni wowe buhungiro bwacu, uturinde kugira undi twiringira, kandi uturinde gushyira ibyiringiro byacu kundi umuntu ari we wese, uduhe kukwerekezaho imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.